Yes, reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze mwe mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi turi ku itariki 2 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Tuje ahangaha mu kiganiro Best News of the Week. Mwibutsa ko iki ngiki ari ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Olivier Haririmana cyangwa se Buhuru Boy. Iki ngiki ni ikiganiro kiba gikubiyemo amakuru y'ubwenge yagiye atandukanye yaranze icyumweru gitambutse cyangwa se yavuzwe cyane mu cyumweru kiba cyatambutse. Reka mwibutse ko kandi ku musozo w'iki kiganiro turi buze kubagezaho ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye nk'uko twabisabwe n'umukunzi wacu mu kiganiro cy'ubushize. Iki kiganiro ni ikiganiro muzajya mukurikira hano kuri Buhuru Boy TV buri wa gatandatu saa 9 zuzuye. Ni ikiganiro muzajya mugezwaho nanjye Olivier Haririmana cyangwa se Buhuru Boy. Bahaye ikaze. Amakuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru yavuzwe cyane aho banki ya Kigali yasinyanye amasezerano na shampiyona yasinyanye amasezerano na Rwanda Premier League. Amasezerano azamara igihe cy'imyaka 5 n'igice. Aya masezerano akaba arayo gutera inkunga shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda mu mupira w'amaguru. Muri aya masezerano akaba afite agaciro ka miliyari 3 na miliyoni 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Shampiyona kandi yahise ihindurirwa izina, aho guhera icyo gihe shampiyona yahise itangira kwitwa BK Pro League. Hari indi nkuru ivugwa, ni inkuru yavuzwe mu gihugu cy'u Burundi aho umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bamwita Gaspari Baratuza. Uyu nguyu nawe yasimbuwe n'uwitwa Gordier Kazindu. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko Gaspari Baratuza avuze ko bwa bubiko bw'intwaro za gisirikare babwita Camp Base yavuze ko bwatwitswe n'umuriro w'amashanyarazi. Perezida Neva cyangwa se perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste we yarabihakanye. Gaspari Baratuza yahise avuga ko perezida Ndayishimiye atari umusirikare, avuga ko ibyo yavuze atabizi. Umuyobozi kandi w'iki kigo nawe yahise asimburwa. Reka twerekeze kuri iyi nkuru yavuzwe ku Rwanda aho abapolisi b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica cyangwa se MINUSCA. Abangaba bambitswe imidari yishimwe kubera ibikorwa by'indashyikirwa bagaragaje mu nshingano zabo zo kugarura amahoro muri icyo gihugu cya Centrafrica. Abapolisi barimo abagore 65 bashimiwe ubwitange mu kazi kabo kuva batangiye ubu butumwa bwabo muri Gicurasi 2025, aho bagize uruhare rukomeye mu gucunga umutekano no kurinda abasivile mu bihe byari bigoye. Uyu muhango wo kubashimira wayobowe n'umuyobozi wa MINUSCA bamwita Valentine Rugwabiza. Uyu nguyu yavuze ko abapolisi bakoze akazi k'indashyikirwa mu bihe byabasabaga ubwitange n'ubunyamwuga buhanitse. Iyi ngiyi ni inkuru wasanga ku bitangaza makuru bigiye bitandukanye. Indi nkuru tugarutse hano mu Rwanda nuko polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umukobwa wakoraga uburaya mu gasantere ka Douane ni mu karere ka Gicumbi. Uyu mukobwa akaba ashinjwa gukatisha urwembe ubugabo bw'umukiriya we. Ni hatari.
igitsina baragiciye, mujye mwitonda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yavuze ko nta ntwaro igihugu cye cy'Ububiligi cyoherereje Uburundi. Ibi ngibi yabivuze nyuma ibyari bimaze igihe biri kuvugwa ko Ububiligi bwahaye igihugu cy'Uburundi intwaro ngo buzifashisha cyangwa se buzakoresha mu mugambi wabwo wo gutera leta y'u Rwanda, wo gutera u Rwanda. Yakomeje avuga ko aya makuru ari amakuru mahimbano, ahubwo ko agamije kwenyegeza umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda n'Ububiligi no kubangamira gahunda zihari zo gushaka amahoro arambye hagati y'ibihugu byombi. Reka twerekeze kuri iyi nkuru yasohowe n'ikinyamakuru Igihe, aho umugabo w'imyaka 45 wari mu muganda rusange, ni kuwa gatandatu hashize, ni mu muganda ngaruka kwezi ku ishuri rya Groupe Scolaire Mwendo riherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo. Uyu mugabo yaje kugwirirwa cyangwa se yagwiriwe n'igikuta aho yari ari kumwe n'abandi bagabo basenya amashuri ashaje ahita apfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo, uyu nguyu bamwita Nemeyimana Jean Bosco, yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kabgayi. Reka twerekeze muri Kenya. Ni inkuru yavuzwe n'ibitangazamakuru byo muri Kenya ubwo William Ruto yaganiraga n'abanyakenya baba mu Butaliyani. Yavuze ko icyongereza kivugwa neza mu gihugu cyabo, bitandukanye cyane nuko icyongereza kivugwa muri Nigeria. Mu magambo ye yagize ati, uburezi bwacu buhagaze neza cyane, icyongereza cyacu ni cyiza. Akomeza avuga ati, turi mu bavuga icyongereza cyiza ku isi. Wumvise umunyanigeriya avuga ntumenya icyo ari kuvuga. Iyo wumvise umunyanigeriya avuga icyongereza uba ukeneye umusemuzi. Ibi ngibi yabivuze ari kunenga icyongereza cyo muri Nigeria, avuga ko kiba gikomeye cyane ku buryo niyo mwaba muganira icyongereza ku cyongereza wajya ukenera umusemuzi. Mu karere ka Nyagatare huzuye ubusitani. Hano twagarutse mu Rwanda. Mu karere ka Nyagatare huzuye ubusitani bugezweho bwatwaye miliyoni 465 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu ngubu buzafasha abagenda uyu mujyi kubona ahantu heza ho kuruhukira. Ubu ngubu ni ubusitani burimo ibiyaga, intebe zo kuruhukiramo, internet y'ubuntu cyangwa se free wifi. Ubu ngubu kandi bukaba bwariswe Nyagatare Urban Eco Park. Nyagatare Urban Eco Park cyangwa se parike. Reka tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yakuwe igitaraganya mu musangiro yari arimo n'abanyamakuru muri White House. Ahangaha yahise ajyanwa kwa muganga. Ibi ngibi byatewe n'urusaku rw'amasasu yarashwe n'umuntu wari witwaje intwaro cyangwa se imbunda zirenze imwe, nk'uko Perezida Donald Trump yabivuze, akongeraho ko abamurinda b'intwari bahise bakacira uwo mugizi wa nabi. Reka tugaruke hano mu Rwanda mu karere ka Nyamasheke. Hari inkuru yavuzwe ko umukecuru w'imyaka 75 yafunzwe akekwaho icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside. Umukecuru bita Mukarugema Francisca w'imyaka 75 wo mu mudugudu wa Butangata, akagari ka Nyarugenge, umurenge wa akagari ka Nyarusange,
ni akagari ka Nyarusange, umurenge wa Bushekeri, ni mu karere ka Nyamasheke. Bamufungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ntendezi nyuma yo kugaragarwaho amagambo bikekwa ko ayo magambo arimo ingengabitekerezo ya jenoside, aho yabwiye uwitwa Niyonsenga Samuel warokotse jenoside yakorewe abatutsi agira ati ariko sinzi uko abacikacumu musigaye mwarigize. Aya ngaya niyo magambo yamubwiye. Nk'uko uhagarariye Ibuka mu karere ka Nyamasheke bamwita Gasasira Marcel yabibwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya, ari nacyo dukesha iyi nkuru, avuga ko umukecuru Mukarugema Francisca yagiye mu kabari gacururizwamo na Niyonsenga Samuel warokotse jenoside yakorewe abatutsi, hanyweramo abakiriya be. Noneho uyu mukecuru ngo nibwo yatangiye kubasahindira, bikekwa ko kandi yari yanasinze. Reka twambuke imipaka twerekeze muri Nouvelle-Zélande. Ni inkuru itangaje aho muri Nouvelle-Zélande hari umusozi ufite izina rirerire ku isi. Iri zina rikaba rifite inyuguti 85 cyangwa se 85, wabivuga uko ushaka bitewe naho uherereye. Iri zina ngo ryakomotse ku munyabigwi w'umumaori akaba n'indwanyi karahabutaka. Ibi ngibi byabaye ngo ni nyuma y'imirwano ikaze yaje guhitana umuvandimwe we bamwita Tamateya. Yazamutse ako gasozi rero acuranga umwirongi mu rwego rwo kunamira umuvandimwe we yakundaga cyane, ari naho havuye izina ryako gasozi. Iyi ni inkuru itangaje, izina rirerire. Hari indi nkuru yavuzwe ko ni hano mu Rwanda, ubwo twagarutse hano mu Rwanda, ni inkuru ijyanye no kwibuka. Mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 cyabereye mu karere ka Nyanza. Ahangaha hashyinguwe mu cyubahiro imibiri 41 yabonetse. Senateri Nyirasafari Esperance yasabye abaturage gukomeza kuba umusingi wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kubaka u Rwanda rwuzuye ubumwe. Mu karere ka Rulindo hari inkuru yavuzwe ko amazi meza mu duce tumwe na tumwe two muri aka karere bayumva mu matangazo no mu makuru gusa. Leta ifasha aba baturage babone amazi meza bo muri Rulindo, kubera ko nk'uko mbibona hano imbere ya screen, abaturage kubona amazi meza ni ikibazo. Ni mu kagari ka Shengampuri, ni mu murenge wa Masoro, akarere ka Rulindo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo babone amazi nuko abana, abagore n'abasore bitwaza amajerekani nyine bakerekeza kuvoma, ngo bajya kuvomera ahitwa mu Gasiza. Reka twerekeze kuri inkuru ivugwa ku mukinyi wa Manchester City bamwita Jack Grealish. Uyu nguyu yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugaragara asinziriye imbere y'ameza ariho ibyo kunywa bisindisha. Ni ku kabari kari i Manchester. Kuri ibi ngibi byabaye kuri iki cyumweru cyashize saa 10:30, ubwo ni mu masaha y'umugoroba. Yari yasinze kabisa atashobora no kumenya uwo bari kumwe ngo ninde. Manyinya yari yayikubise. Reka twerekeze muri Nigeria. Umugabo yayoberejweho miliyari 1.5 ahitamo gufungwa umwaka umwe aho kuyasubiza. Mu gihugu cya Nigeria hari umugabo yitwa Ojo Egosa Kingsley. Ojo Egosa Kingsley uyu nguyu yamenyekanye mu itangazamakuru kubera
amafaranga angana na miliyari 1.5 yayobejwe na banki yashyira kuri konti ye. Ibi ngibi byabaye hagati y'ukwezi kwa Kamena n'Ugushyingo mu mwaka wa 2025 ubwo banki yitwa First Bank niyo muri Nigeria yayobeje amafaranga iyashyira kuri konti itariyo. Uyu mugabo bita Ojo Egosa yategetswe n'urukiko gusubiza ayo mafaranga, ariko uyu mugabo yabahakaniye yivuye inyuma avuga ko ntayo azabasubiza. Nanjye nayo nabaha. Muri Mutarama 2026 n'uyu mwaka turimo, urukiko rwamuhanishije icyaha cyo gukoresha nabi, katurebe, icyaha cyo gukoresha nabi umutungo utari uwe. Urukiko rwamukatiye igifungo cy'umwaka umwe ndetse no kwishyura amwe mu mafaranga yasigaye mu yo yakoresheje. Ahangaha bari kubangama. Hari andi makuru ubwo twagarutse hano mu Rwanda. Nyamirambo ahazwi nko ku Bisima, imodoka yacitse feri igonga igipangu ikomeretsa umuzamu wari uraho hafi, ahita ajyanwa kwa muganga. Bw'amahirwe ntago yahasize ubuzima. Ibi ngibi byabereye ahazwi nko ku Bisima. Reka twerekeze mu Burundi aho Perezida Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yatorewe kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu ahagarariye ishyaka CNDD-FDD. Hari inkuru itangaje yavuzwe muri iki cyumweru gishize aho umugabo wo mu Buhinde muri leta ya Odisha ni mu karere ka Keonjhar. Uyu mugabo yitwa Jitu Munda. Uyu mugabo yacukuye ahari hashyinguwe mushiki we, akuramo umurambo awujyana kuri banki kugira ngo abikuze amafaranga yarari kuri konti. Ibi ngibi byabaye nyuma y'uko banki yamusabye ibyemeza niba mushiki we yarapfuye kabisa. Urumva ko ari ibintu bitangaje. Tugarutse hano mu Rwanda, hari inkuru yavuzwe aho umunyamakuru akaba umudj akaba MC akaba n'umunyarwenya akaba kandi n'ureberera inyungu abahanzi bagiye batandukanye bamwita Irene Murindahabi. Uyu nguyu yamaze kwinjira muri sinema nyarwanda aho yamaze gutangaza ko agiye gushyira hanze filime y'uruhererekane. Ni filime bita Isereri. Iyi ngiyi ngo azayihuriramo n'abakinnyi barimo Inkindi Aisha. Uyu nguyu akaba anamenyerewe kandi muri sinema nyarwanda. Ahitwa Mugonero muri Nyamasheke ni ku cyumweru cyashize, mu ijoro ryo ku cyumweru nibwo imodoka Coaster yari ivuye i Kigali yerekeza mu karere ka Rusizi. Iyi modoka yataye umuhanda igonga umumotari n'uwo yari atwaye, bose bahita bapfa. Abagenzi bari muri iyo modoka barakomeretse bikabije. Twerekeje mu karere ka Bugesera, umugabo arembeye mu bitaro nyuma yo gusukwaho amavuta n'umugore we kubera ifuhe. Inzego z'umutekano mu karere ka Bugesera zataye muri yombi, ni muri iki cyumweru gishize, zataye muri yombi umugore wasutse amavuta ku mugabo we, amavuta ashyushye, ndetse akanamutera icyuma amuziza ko yamubonanye n'undi mugore mu kabari. Ngo yamubonanye n'undi mugore mu kabari bari gusangira inzoga. Ibi ngibi byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki ya 26. Ibi ngibi byabereye mu kagari ka Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Kuri ubu ngubu rero uyu mugabo wamenweho amavuta arwariye mu bitaro bya Nyamata byo mu karere ka Bugesera.
bamusutseho amavuta arashya arakongoka. Siko barakaye. Reka twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ku ibiciro bishya. Ni ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira nyuma y'amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutegura ibyo gukomeza gukumira ubwato bujya n'ubuva ku byambu bya Iran. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije ubu ngubu kageze ku madolari 117. Kazamutse ku munsi ni kuri tariki 29 ubwo hari kuwa gatatu. Ni muri uku kwezi kwa kane tugiye gusoza muri uyu mwaka wa 2026. Byabaye kandi nyuma ya saa sita. Icyo nicyo giciro kiri hejuru uyu mutungo kamere ugezeho muri uku kwezi tugiye gusoza kwa kane. Hari indi nkuru ivugwa ko umuyobozi wa Korea, iyi nkuru ni nayo tugiye gusorezaho. Umuyobozi wa Korea ya ruguru bamwita Kim Jong Un. Uyu nguyu biravugwa ko yashimiye abasirikare b'igihugu cye bapfuye biyahuye aho kugwa mu maboko y'ingabo za Ukraine. Ibi ngibi byabereye mu mirwano yabahuje na Ukraine, bari bahanganyemo n'ingabo za Ukraine. Mu ijambo rye Kim Jong Un yavuze ko abo basirikare batatinye kwiturikirizaho ibisasu kugira ngo barinde icyubahiro cyabo gikomeye. Yavuze ko kandi nubwo batigeze bategereza ibihembo bagaragaje ubutwari bukomeye kandi bapfa urupfu rw'intwari. Reka twerekeze noneho muri ya gahunda twahariye ubusobanuro bw'amazina. Kurikira ubusobanuro bw'amazina mu kiganiro Best News of the Week hamwe na Uhurboy. Mu mazina abiri twaguteguriye turi buze kugusobanurira uyu munsi, reka duhere ku izina rya mbere. Izina rya mbere ni izina Olivier. Izina Olivier ni izina rikomoka ku izina ry'igifaransa ryitwa Olivier n'ubundi. Iri zina rishingiye ku giti cyitwa olive. Iki giti kivamo amavuta kandi iki giti kikaba gisobanura amahoro. Ubusobanuro bwaryo harimo ubumuntu, umuntu w'amahoro, umuntu uzana amahoro n'ubwiyunge. Iri zina kandi rishobora gusobanura umuntu ufite umutima mwiza, umuntu wiyubaha kandi umuntu utekereza neza kandi utuje. Reka turisobanure noneho mu buryo bwimbitse. Abitwa ba Olivier bakunze gufatwa nk'abantu bafite imiterere ituje, itekereza kandi ishaka amahoro, nubwo izina ritagena neza imico y'umuntu 100%, ariko hari ibintu biranga abantu bitwa iryo zina nyine, ugasanga ibyo bintu babihuriyeho ari benshi bitewe n'izina bitwa. Icya mbere, abitwa ba Olivier bakunda amahoro. Ni ukuvuga ngo Olivier akunda kwirinda amakimbirane. Iyo hari ikibazo kiri hagati ye n'abandi bantu, akenshi agerageza kubahuza aho gushyushya ibintu. Olivier ntakunda guterana amagambo, ahubwo ashaka ibisubizo byoroheje. Ni ukuvuga ngo iyo hari ibibazo hagati ye, iyo hari ibibazo biri mu bantu, we ashaka ibisubizo byoroheje. Icya kabiri, ni abantu batekereza mbere yo kuvuga.
abitwa ba Olivier bakunze kubanza gusesengura ibintu, ntibihutira gufata icyemezo batabanje kureba ingaruka zizakurikiraho nyuma. Ibi bintu bituma bagira ubwitonzi mu byo bavuga no mu byo bakora. Icya gatatu, bagira umutima mwiza n'impuhwe. Niba umuzi uratubwira muri comment. Benshi mu bitwa ba Olivier bagaragara nk'abantu bumva abandi. Iyo hari ufite ikibazo bashobora kumutega amatwi kandi bagashaka kumufasha mu buryo bushoboka bwose, mu buryo bashoboye bwose. Icya kane, bakunda gutuza kurusha urusaku. Umuntu witwa Olivier akunda ahantu hatuje, ashobora kutaba umuntu ukunda kwigaragaza cyane, ahubwo akishimira ibiganiro byimbitse n'abantu bake yizeye. Icya gatanu, ba Olivier bizerwa n'inshuti. Kubera ko bavuga gake ariko bakavuga ibintu bifite ireme, inshuti zabo zibabona nk'abantu bo kwizerwa. Iyo Olivier akwemereye ikintu akenshi na kenshi agerageza kugisohoza. Reka tujye ku cya gatandatu. Bagira intego kandi bakora buhoro buhoro. Abitwa ba Olivier ntibakunda guhubuka, bashyira intego zabo hasi bakazigeraho buhoro buhoro ariko badacika intege. Ntago bacika intege mu buzima. Reka turebe noneho ibibaranga mu rukundo cyangwa se uko bitwara mu rukundo. Olivier akunda gukunda by'ukuri, ntiyihutira kwinjira mu rukundo, ariko iyo yakunze umuntu aba amukunze kandi aba umwizerwa. Yita ku mukunzi we kandi aharanira umutekano w'urukundo rwabo bombi. Reka turebe intege nke zishobora kubagaragaraho sasa. Abitwa ba Olivier bashobora gutekereza cyane bigatuma batinda gufata ibyemezo. Hari igihe bagira isoni nkeya mu bantu benshi, uzabibabonaho kenshi. Mu bantu benshi ukabona bafite isoni nkeya. Bashobora guceceka cyane ku buryo abandi bantu batapfa kumenya ibyo batekereza. Ni ukuvuga ngo niba uzi umuntu witwa Olivier ukurikije ibyo tumuvuzeho, wajya muri comment ukatubwira niba koko biri guhura 100%. Gusa nyine ntago izina ari ryo rigena imyitwarire y'umuntu 100%, ariko abenshi bitwa izina usanga hari ibintu bahuriyeho. Izina rya kabiri twaguteguriye kuri uyu munsi ni izina Gadi. Izina Gadi ni izina rifite inkomoko muri Bibiliya, aho rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo. Gadi risobanura amahirwe, umugisha cyangwa se ibyiza byaje bitunguranye. Mu mateka ya Bibiliya, Gadi yari umwe mu bahungu ba Yakobo. Bivugwa ko iri zina rifite ishingiro rikomeye mu muco wa Gikristo. Reka turebe ubusobanuro bwimbitse bw'izina Gadi. Icya mbere, Gadi ni umuntu uzana amahirwe. Abitwa Gadi cyangwa se abitwa ba Gadi bakunze gufatwa nk'abantu bazana amahirwe aho bageze hose. Benshi bababona nk'abantu bagira imigisha cyangwa se bagafasha abandi kubona amahirwe cyangwa se kubona imigisha. Icya kabiri, Gadi ni umuntu wizerwa kandi ukomeye. Izina Gadi rihuzwa n'ubutwari n'imbaraga. Mu mateka, abo mu muryango wa Gadi bavugwaga nk'abarwanyi
b'intwari. Ibi ngibi bigatuma iri zina rihuzwa n'umuntu uzi kwihagararaho. Reka turebe icya gatatu. Gadi ni umuntu ukunda gufasha abandi. Gadi akenshi agaragara nk'umuntu w'umutima mwiza ufasha inshuti ze n'umuryango we. Iyo hari ufite ikibazo ashobora kuba mu bantu ba mbere bamushakira igisubizo. Ni ukuvuga ngo yita no ku bibazo by'abandi. Icya kane, Gadi ni umuntu utekereza amahirwe y'ejo hazaza, apana gutegereza amahirwe, ahubwo we atekereza amahirwe y'ejo hazaza. Abitwa ba Gadi bakunze kuba abantu bafite icyerekezo. Bashobora gutekereza ku buzima bwabo bw'uyu munsi, bagatekereza no ku buzima bwabo bw'ejo hazaza, noneho bigatuma bakora cyane kugira ngo bazagere ku ntsinzi cyangwa se ku nzozi zabo. Icya gatanu, Gadi akunda kuba umuntu wiyemera ariko utuje. Harya nta muntu bita Gadi tuziranyera. Kanze ndareba. Umuntu bita Gadi ntaba umuntu ushaka kwigaragaza cyane, ariko ibyo akora aba abifitiye icyizere. Ashobora gutuza, ariko imbere mo indani aba afite intego zikomeye. Hari igihe ushobora kumubona atuje, kandi mo indani aba afite intego zikomeye. Reka turebe mu rukundo. Mu rukundo, Gadi akunda gukunda by'ukuri, kandi iyo yakunze aba yakunze, kandi aba umuntu wo kwizerwa, umuntu wita ku mukunzi we, umuntu ushaka kubaka ejo hazaza heza. Ni ukuvuga ngo iyo agukunze aba ashaka ko ejo hanyu hazaza hazaba hameze neza cyane. Arinda umukunzi we. Niba uri umukobwa, uyu muntu ntazagucike kabisa, kubera ko azakurinda. Reka turebe mu nshuti ze sasa. Umuntu bita Gadi ntago apfa gutererana inshuti ze. Umuntu bita Gadi avugisha ukuri. Iyo ari inshuti yawe akunda kugusetsa, akunda kurengera abo yitaho. Ni ukuvuga ngo iyo uri inshuti ye arakurengera, ku buryo ageze ahantu uri kurwana nawe ashobora guhita aza akagufasha imirwano. Urumva ko Gadi ari inshuti ya danje, ni inshuti nziza. Ndahita nshaka inshuti yitwa Gadi. Icya karindwi, reka turebe n'icya munani. Reka turebe intege nkeya zishobora kumugaragaraho. Ba Gadi bashobora kutiyumvamo icyizere. Hari igihe kandi ngo bashobora gutinda gufata ibyemezo, cyangwa se ngo bagafata ibyemezo bahubutse. Ngo hari n'igihe bashobora kurakara iyo bumva barenganye. Iyo yarenganye ashobora kurakara bya hatari. Iyo uri kumurenganya nyine ngo biramubabaza. Uwo nguwo n'uwo bita Gadi. So ikiganiro cyacu rero reka tugisoreze ahangaha. Iki ngiki bacyita best news of the weekend. Nuko twashizemo ni best news of the week. Nuko twashizemo akarushyo, aho ku musozo w'amakuru tuba twaguteguriye tukuzanira ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Uyu munsi twagusobanuriye amazina abiri. Izina rya mbere twagusobanuriye ni izina Gadi, ni izina Olivier. Rya kabiri ni izina Gadi. Nawe uramutse ushaka ko ubutaha twazakuzanira ubusobanuro bw'izina ryawe, wajya muri comment nk'ibisanzwe, cyangwa se muri komanteri aho ngaho basiga ibitekerezo, ugasigamo igitekerezo cyawe, ukadusaba ko ubutaha twazagusobanurira izina ryawe. Ndabashimiye cyane. Njye wabateguriye ibi byose nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mwibutsa gukanda subscribe aho ngaho kuri Buhuru Boy TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye.